Witeka Nyiringabo Imana uyu nuwundi mukiriya ngize amahirwe nkabona ndagira ngo uzane imbabazi zawe zera zo mu ijuru hano Witeka Nyiringabo Imana ndagira ngo nkumenyeshe ko aya n'amazi wateguye noneho muze umva twumvikane niba udashaka kureba umukunzi wanjye noneho nganyirebera mwirebe ntacyo kankurebe eko nk'abantu tumbagana rw'urwana mva nabwiye ngo duhuriye aha rw'urwago uzi uruhambo rutaje aha ngaha ndabatizanye iko hari urw'inyo gasaza hava rwaguye hera waba rwagiye mu uyu mwobo se urwana rwanjye ntabwo rwaruhama ariko nubwo rwaruhama ntari ibiri amazi akaruha amabere yanjye niko haruhamba rwuriye ibiti gasaza wo kavuna umuheto karame papa waruhamba rega nakumvaga wari uri hehe wo kavuna umuheto nindi hariya muri biriya biti nagira ngo ndebe ukuntu manza kwigira ibiki Uya nagira ngo ndebe ukuntu manza kwigira rega papa yuzi ko iyo uri kwikora bino biba birukunshimisha biba birukunshimisha no kuri gushimisha nkandi ariko nizere ko ubizi neza ko ari umunsi w'umubatizo wawe musajya ngo urambatiza ese numara kumbatiza ndambara iki papa ipantaro nayifasha gutya ipantaro nayizanye ndakubwiye ngo nayigitare cy'Imana ipantaro se ko mbona ari kibi papa ukunda iki ubundi haranditswe ngo kwambara ibishake si kwambara ibintu ngo biri guhumura umucyo cyangwa biri guhumura amavuta cyangwa gahuyu no kwambara ibishake ni ikintu cyose wambaye ari ubwa mbere kandi mbona cyarashaje cyaranacitse ntabwo ari ugusaza ahubwo ni ukuyibika cyane kuko ari siripurize nari narakubiki iyi ni siripurize nta kibazo papa ntacyo noneho kwiyi porosodi ngwino ngo batize nimara kukubatiza hari n'abandi bazajya bagenda bagukurikira ngo niwo uzabura umukuru wabo mu ijuru ubu nzaba ndi nk'umutoza wawe shyira ibintu hasi uze nkubatize ngwino Imana mwana wawe tambuka imbere ukandagire mu bwera bw'Imana ariko abasore b'iki gihe ntabwo murya kera twarasota uzajya mu ijuru uri umwere twagiye turantarika ugumeyo gitare cy'Imana mbabazi za Yesu aya n'amazi magari barohama oya nako bari kubatiza uyu mwana nabyaye ni nanjye mubatije uyu mwana azajye mu ijuru arimbwa oya ari umuntu w'umugabo hamena haguruka kububare bwe bukabije uturekuye twagwa mu mbabazi z'Imana mu mbabazi za Yesu mu mbabazi za gitare gikomeye abantu bose baje barakwita karangwa tambuka imbabazi z'Imana zigiye zikuhumuraho aho kandagiye hose imbabazi za Yesu zikugaragareho kuko nanjye nzi neza ko nzajya mu kuzimu mu ijuru nanjye nzajya mu ijuru nzajyayo amen niko ariko tugendana umwuka ugendane n'imbabazi z'Imana we gutya none wumva gukira iyo pantaro y'ipatene yawe niyo kwambara wabatira
ikintu ugiye kunkorera genda uvuga ubutumwa bw'Imana genda umere nka Yohana genda umere nka Yakobo genda umere nka Diamond oya icyamamare Diamond oya ntabwo aribyo ngiye kuvuga Nesiteri ni wa mudamu bita Nesiteri umwe wabyaye ababaye agapfa babaye yajya kuzuka akazuka oya ntabwo yigeze azuka nangize uravuze Diamond igini oya genda ubwiriza abantu kugira ngo mbatize benshi nka Rozari uzambara ipantaro nshya uzambara ubwami bushya uzarya ibiryo biryoshye ujye uhora uri umwana wo mu basirimu uri umusiri bateri kugeza upfuye yego papa iyo pantaro uyambare yego mwana wanjye utazabimbwa sha utazabimbwa nka utazabimbwa nka nyokorome buriya nyokorome ni imbwa nyoya ni imbwa nkanjye n'imbwa nkawe sha wambwa ariko nzatuburira abo ntazi ntuburira abo mbonye bwa mbere sigaye ntuburira n'umwana nabyaye koko ariko uru ni urupfu Yesu Yakobo mwana w'Imana we kubatiza utarigeze ubatizwa nawe ubwawe ndagaswe Nese bibi urabona ari habi Nisangane kuri parike niwe ushaka ushaka nyine narahagusezeranyije ariko nzahakuzeranya kunsohokana kuri za kaburimbo oya sheri ahantu urabona duhagaze si heza bayanda birambiye ntabwo ushaka gafuka reka tubanze tuganirira aha amasaha aracyari kare no kuri parike turajyayo wabuze iki nta kibazo ariko hano ngaha tuganirira iminota mikeya sikuri kwihuta cyane ntigashaka kujyayo ushaka kujyayo menye ko ari n'ubwa mbere ndetse nawe nahabona ntabwo urahabona okay ndakujyanayo baby hari mu cyaro hari umuyaga njyewe nta kintu mbwiye cyane yuko mbwiye kuzasohoka reba agashyamba keza nakuze niba tutagiye kuri pariki ibyanjye nawe birangirira aha ngaha ugenda ukwawe nanjye ngenda ukwawe oya sheri ntabwo wabinkora niba ari kuri pariki ndakujyana tujyayo aka kanya ariko tujyayo aka kanya reka tubanze twicara ariko ntabwo bishaka ntabyo kwicara aha ngaha njyewe turwa nsohokana kuri kaburimbo n'ibyo ndambara sheri rero reka nkubwire sibyo ugashaka kwiza amafaranga sheri noneho reka nkujyane muri pariki kuko nabigusezeranyije ndawukunda Hey, Jesus Christ of Nazareth. Komana komanyoko ninayi ari samake narimbo mu haya mabere yagiye kavuga kariko kurimo kubwera bwe nkomba se ko n'urwanye nakubwi ko ari unyamagara genda ko nyamagara nakukubita ishoti we wabikinishije basta dukibiha kandi mbwira intego yawe rugamije intego niyo kuguhanyuka eka nigende kwenye nako buri kundeba nkunda impano buri arakantu bavuga ngo
buriya ngo niba uguye niba usubiye inyuma niba ucumuye igira inyuma ho gatoya kugira ngo uzasote urwobo rurerure amena twajyanamo ntabwo ndimo gukumva ahubwo urabye nabi urumva ukuntu buri kunsesereza hakutarinde nagusesereza ubu tuvuga ko niba mfata akanya nkakubwira ubutumwa bw'Imana ari ukugira ngo ubumye uncumuye umva nkubwire si ibanga si ugucumura si iteshamutwe si isambana si itatamura si ishishimuza si inkonyogo ahubwo umva nkubwire ubutumwa bw'Imana aya mazi uri kuyareba aya mazi asendeye mu bugingo aya mazi asendeye mu rubavu rwa Matayo aya mazi asendeye mu rubavu rwa Yakobo aya mazi asendeye mu rubavu rwa sogokuru we nako sogokuru yakundaga kuvana aya mazi ni amazi y'umugisha ni amazi afite imbaraga ukumva wakahamba kikunyuma cyanda cyarimo ndati nyuma y'imisozi tato umva nkubwire kandi muri aka kanya nshobora kugukorera surprise nkakubatiza yigo kunyumva sha ndimo gukumva nkurikira nkubatize tuzagerane mu bwami bw'ijuru tambuka zaba byose ko ndeba byajege wajya habawe nta buryo ntabwo kiri igitambuka kijye ku kabari ibyo se birakureba nimba ntaryo tambuka imbere kahari tambuka imbere woka urimo kunjirira witeka nyiringabo Imana uyu n'uwundi mukiriya ngize amahirwe nkabona ndagira ngo uzane imbabazi zawe zera zo mu ijuru hano witeka nyiringabo Imana ndagira ngo nkumenyeshe ko aya ni amazi wateguye aya ni amazi y'ubugingo aya ni amazi washyize mu isi ingegera zose zizayarohame ntabwo ari ukuyarohamamo azirohe mu mitima yabo ibyaha byabo bibashireho iki gihambo nyizanye muri aya mazi ngo uceze igitunganye mu izina ry'abasogokuruza banjye nawe mana uri kabisa mbaho gahamba uri kundeba neza iminsi yose kuva bukeye kugeza bwije bajye bakwita sendataze wo kahamba imbere kavuna sike kiri kunyumva nigitambuke nkurikira giraba kwangu titininya giraba kwangu titininya Yosefu baramwanze baramugurisha agezeyo bamujyanye abigikomangoma giraba kwangu titininya giraba kwangu titininya Yosefu baramwanze baramugurisha agezeyo bamujyanye abigikomangoma giraba kwangu titininya nabura bwanotse urasaduka cyane haguruka muto ariko nukanabiza n'isasere ngo ngwino ngutume kure cyane umva sha ndakubwiye ngo ndakohereje abantu bose ubona binjira mu pariki ibyo byose ndabizi uko atambuka yinjira mu pariki n'ubururu bwinshi n'ubuturage bwinshi ngo ni mukerarugendo umunzanire mubatize mu izina ryanjye uramubatiza nyura hano urabizi hari ugenda ukuntu wagivamba oya ndagiye Hey, Jesus Christ of Nazareth.
sheri wahageze. Urabona ukuntu ari amazi bari kugenda neza. Ya dore iriya migano yari hakurya. Hari haba harimo inguge. Urazizi? Kwa dusimba tugenda dutaruka nyine kuza. Hanyuma uriya wari hakurya. Aba harimo inkende. Inkende zo ntabwo uzizi? Urazizi? Okay. Yego. Nuko biba bimeze. Ibi bihuru nyine urabona nabyo ni ibisanzwe, ari inyamaswa. Ubona hateye n'ubwoba. Tangiye kugira ubwoba. Sugira ubwoba uri kumwe nawe. Ahantu uri kubona. Ntabwo utinya amazi se tujye koga. Sheri, noneho sinzi niba utinya amazi. Waje twajya koga. Oya, naje nabyiteguye ariko. Waje utabyiteguye. Urongera kunshinza iki? Warundiye iki? Nahabonye ashesheri kubanza ko ahantu boga amazi aba ari meza. Nkaba mbona ayo mazi ari mabi. Harimo n'urufuro ari kugenda mbona ibyatsi. Nyine amazi meza ya yandi aba ari muri pisine. Pisine urayizi? Uri umunyacyaro. Ukabona ahubwo wantu. Amazi yo muri parike ntago aba ari meza. Niyo mpamvu ureba aba ari kumanukamo ibifuro nka biriya. Nuko nyine abagenda ariko ayo muri pisine abasa neza. Nasi ibi bifuro biterwa n'iki? Biterwa n'iki? Biterwa n'ahantu aba ari kuva. Aha muri bifuro bimeze gutya bigenda nabyo. Sheri nagusezeranije kugusohokana. Sibyo? Reka dukomeze imbere turebe ko twabona umuntu duha ikaze muri parike. Hanyuma atwereke na hoteli nziza ndaza kugusohokana. Sheri, subiza ko nkunda se. Ndagukunda cyane, naragupfiriye, narasaze. Nzasara ku bwawe ngaho. Kise ni igiki kiri imbere hano? Ki? Izina rya Yesu. Sheri ko mbona wajyana za nkende baba bari kuvuga. Akaba yihinduragije mu bwoko bw'umuntu se. Hey, Jesus Christ of Nazareth. Hey, Jesus Christ of Nazareth. Koka hambaga. Wewe wageze hano? Ahangaha naho navukiye. Wahavukiye se wamariki? Wakora iki se? Ntembereza abantu. Tembereza abantu. Ubajyana he? Mbereka imisozi, amazi. Ese twaje tutahazi? Ntago muhaje. Muri abashiri mu Kigali. Tugenda ahubwo mbereke. Urashaka kutujyana he? Ahantu ku mazi yenda kururuka. Akururuka? Arenze twabonye se? Arenga yo abarenze. Muzeje imbere tugenda ujye kutwereka. Tugenda imbere. Hey, Jesus Christ of Nazareth. Oh my
Oh my God. Hey, Jesus Christ of Nazareth. Muje haguruka urebe abashyitsi nazanye. aba ni wowe ubazanye se? ese wa gisaza we aha niwe utuzanye Nahangaha. Tambuka ikaze. yego yewe Ese niwe yatubwiye. umva uyu ninde? Nyegera we. Babari kamuza icyo gitabo. Kubera si iki ngigukojejeho wabi. Abatubuzi nkamwe narabarambiwe. ngo niba udashaka igitabo reka nkigure. muze Haram. naha tuvuganye gutembera Ibintu byabo tuzanyemo. Nibi ngibi. muri abatubuzi mwabisaza mwe Njye ntabwo ndi mutubura. uri iki uri iki Urabona bacyambatije. inde wakubatiza Mbagiriye inama mwanyumva. sohora sohora ayo magambo muze we Fungira umutungo. Son. Yego mwabantu. Ikoye. Hasoni ubufite. Wanze ko nguyu mubate. mubatiza muze umukobwa mwiza nk'uyu nguyu nihitiyemo nge urashaka kumutesha agaciro Wise n'umukobwa. reba ukuntu asa Ndareba. murebe Ndareba siki. murebe Murebe. Ariko ntacyo reka murebe sha. uri kwikanga iki muze Uwo ni umuntu muri kumwe cyangwa n'urundi runtu ntazi urwaye. muze winsebereza umukunzi we Ntabwo nshaka kongera kureba inyuma iyo ngiye. bite byawe ubundi Yego mwabantu. Ko runtu nuruki wazanye hano. uri kubona ari iki sheri wanjye n'uru Agasamu niba ari agasamu nyiga nimba ari imbi. umva muze tugabanye Nimba ari impebebe niba ari hafutanye kurwo runtu we. Tanye kurwo runtu nanone. tugabanye ibiganiro sibyo Unyere kurwo runtu. uri muri ansesereza Mana we. we Mana we. sheri Ma. wana kino gisaza ahantu kitoza Mana. noneho muze umva twumvikane niba udashaka kureba umukunzi wanjye noneho nganyirebera Mwirebe. Ntacyo ka nkurebe. Eko mwabantu. Niko. Hasibi niba ikindi kubona none. muze ni Ikoye. Hoda. Hello. ase muze wabaye iki Mwana w'umubahizi ndiboye nkiri muto. iki gigozi cyawe kikivunamo itungo nikibwa nibi kidukoreye Ariko ubundi waba bati utubatiza go abuze ko mushobora kuba muri aba. utubatiza muze We muko uri umuntu. Mushobora kuba muri aba. Akufite ikihe kibazo? Muze mbabatize. Ikihe kibazo? Muze mbabatize. ubatize nde muze Ufite ikihe kibazo ubundi? Nyine ndashaka kukubatiza n'uyu nguyu nkamubatiza. ubu turaho tutarabatiza Mbese mwarabatijwe? Niba mwarabatijwe ubwo reka njye kubatiza kaka. Good. Ndagushimiye wowe ugejeje muri aka kanya kireba video yacu. Niba wakunze ibyo dukora kandi ukabona dufite icyerekezo,
kora like. Kandi niba wifuza kuzajya uhora ureba video zacu zitandukanye, kora subscribe. Niba ushaka kutumenyekanisha ku bandi bantu, ukumva ushaka kudushyigikira kugira ngo n'abatatubonye batumenye, kora share, usharinga abantu benshi cyane, abantu bo mu magurupu, abantu bo kuri WhatsApp, ubasharinge byibuze babashe kutumenya natwe. Ibyishimo ukuyemo nabo babikuremo. Turabakunda cyane. Niba ukunda komedi zacu, uzajya uzirebera ahangaha kuri Smart Comedy Umucyo. Kandi niba udakunda komedi nyarwanda, ukabumva wifukundira filime nyarwanda, cyane ko zo zikunze kugaragaramo ibintu bikunze kubaho mu bantu b'iki gihe, ikindi kandi ziranigisha. Niba ukunda filime nyarwanda, jya kuri channel yitwa Isanamitima Films. Niba ukunda imbyino cyangwa se dansa, nta yindi channel wareberaho abana babyina neza, ni kuri 8 Dancer. 8 Dancer niyo channel yonyine iri gucaho utuvideo dutoya tutarambiranye, video ureba nturambirwe. Ni abana babyina neza kandi bajyana, nta yindi channel uri bubarebereho, ni 8 Dancers. Ikindi kandi izo channel zose ujye uzikurikirana kugira ngo tuzamure. Urakoze cyane, turagushimiye wowe twabanye natwe, wowe urebye iyi video ukayisoza, uri umunyamahirwe kandi turagushimiye. Urakoze cyane, ujye uhora udukurikirana kubw'urukundo rwawe, natwe turagukunda. Goodbye.